Uyu munsi ngiye gutanga ubumenyi ku rubyiruko, ku bana bakiri bato, ku bantu bakuze, ku nshuti n'imiryango. Ndagira ngo unyumve neza witonze wumve iki kiganiro paka kirangiye kubera ko uragikuramo inyigisho zikomeye. Ngiye kuvuga ibintu bitanu ushobora gukora ukabona amafaranga. Waba ukize, waba ukennye, ibintu birakureba. Welcome. Niba mushya hano cyangwa bwa mbere ugeze kuri channel, kanda subscribe. Reba kuri iyo ntuza iri hasi ukande subscribe, aho handitse subscribe, kanda like aho hasi, nurangiza wandike comment. Iki kiganiro nikigufasha umbwire nzakomeza nyikoreho, kandi ngiye kubwira uburyo ushobora kubona amafaranga. Uburyo bwa mbere ushobora kubonamo amafaranga ni uburyo bita e-commerce. E-commerce ni uburyo bwo gucururiza kuri internet. Ese ufite boutique? Ese ucuruza inzoga? Ese ucuruza iki? Ese ucuruza imyenda n'inkweto? E-commerce ni uburyo ufata igicuruzwa cyawe ukagishyira ku rubuga runaka, TikTok, YouTube, Facebook n'ahandi. Warangiza bakunda icyo gicuruzwa cyawe bakaza bakakigura. Ubwo ni uburyo bita e-commerce. Uburyo bwa e-commerce buri mu byiciro byinshi. Nimushaka ko mbasobanura ku buryo bwa e-commerce, uburyo wacuruza kuri online ukoresheje YouTube, TikTok na Instagram, uzambwira ngufashe. Reka mubwire uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha. Uyu munsi ngiye kubabwira uburyo butanu. Ubu ni uburyo bwa kabiri ngiye kubabwira. Uburyo bwa kabiri, tangira business yawe yoroshye, business ntoya. Urabizi ushobora wenda gushinga aka business ucururiza wenda nk'ahantu runaka, kuba wagenda ku isoko ugafata ikibanza ugacuruza. Iyo ni business yunguka kandi igifite n'umusaruro. Kuba wenda watangira business ntoya nini cyangwa se ukayitangira, aho ni ubukire buturuka. Benshi bakize batubwira ko batangiriye kuri business ntoya kandi bihirinze mu buryo bushoboka bwose. Nawe ndagira ngo ukure mu mutwe ubwana bukurimo bukuvemo, iyo myumvire ikennye ikuvemo ngo ntago natangira business ngo nahomba, kandi buriya inshuti mbi ntago zatuma ugera ku mafaranga. Inshuti mbi zikugira inama yo kurya amafaranga yawe, ntago zikugira inama yo gukora saving. Uburyo bwa gatatu wakoreramo amafaranga cyangwa se wakoresha amafaranga yawe, ugomba gukora icyo bita saving. Udufaranga twose ubonye, niba wenda uri umuyede cyangwa umufundi, bro, rya kimwe cya kabiri ayandi uyabike. Turabizi ko wenda abayede bagira amafaranga make, nibo mpereyeho, ariko ibihumbi 4 ni byinshi. Niyo wabika 1000 buri munsi ukora save, ese uratekereza umwaka wazagira ubitsa ngahe? Umufundi akora 8,000, umukuru muri bo akora 15, uwo ni umusharupansi. Ndatekereza ubitsa 2 bya buri munsi, umwaka wazagira ubitsa ngahe? Nawe ucuruza wenda caka tungutu two kugenda ku bitaro n'iki byose, ndabizi ko ushobora kunguka make cyane, ariko ugiye ubika senyisa za buri munsi, ese umwaka wazarangira ubitsa ngahe? Nawe mucuruza, ese iyo ucuruje 5,000, ndatekereza ko hari abantu baba bafite icyo kurya mu rugo, batajya bagorana. Ugiye ubika 2,500 bya buri munsi, umwaka wazashyira ubitsa ngahe? Savingire abana bawe, savingire umuryango wawe, savingire n'inshuti zagiye zahuye n'ibibazo ku buryo wazifasha. So uburyo bwa kane ugomba gukora, tangira utekereze imishinga yazaguteza imbere. Wivuga ngo njye nasigajwe inyuma n'amateka cyangwa se ababigezeho ni Imana. Oya bro, ntago ababigezeho ari Imana, ahubwo n'uburyo batekereje plan n'Imana ikagenda ibafasha. Imana yavuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu kandi nzafasha uwifashije. Ibyo ni Imana yabivuze. So rero ahangaha inama twakuramo, tangira business yawe niba ari nto cyangwa nini, kandi tangira utekereze biri big, tangira utekereze by'abakire, reka gutekereza nk'abantu bakennye. Buriya umuntu ukennye nta bitekerezo byinshi aba afite.
kubera ko abatekereza icyo ari burye bandika ibitekerezo by'abakene ba big creator. Uburyo bwa gatanu ari nabwo bwa nyuma bugiye guhindura imyumvire yabo. Niba ugejeje iki kiganiro ndagusaba gukora subscribe, gukanda like no gusharinga iyi video. Hera ku mafaranga yose ufite. Amafaranga yose ufite n'ufite 2020 bitangiriyeho, utangira utekereze ikintu wumva cyazakugira akamaro. Bro, reka nkubwire, witekereza ko umuryango wawe uzagufasha igihe wagize mu bibazo. Ese utekereza ko umuryango wawe nawe hari igihe ugira ibibazo nawe ubirimo? Rero utangire utekereze icyo amafaranga yawe yamara. Nushaka kuguremo amatungo ubu yoroye, buriya kwicara ubusa ntago ari ikintu cyiza. Kwicara ubusa ntago ari ikintu cyiza, kandi ntago ari ikintu nagushishikariza. Kwicara ubusa buriya indwara mbi cyane. Shaka akantu wakora kaguteza imbere. Niba mushaka nzabategurira imishinga mwakora ifite inyungu, ndi hano, I'm ready. Wecyo usabwa nukungira inshuti yawe, ubundi ajya nkugira inama, kandi comment zawe nizo zajya zituma ngira imbaraga zo gukora. Tip ya nyuma cyangwa se kanama ka nyuma ngiye kugira urubyiruko ni ukwihangira imirimo, gukora cyane, udacika intege, kandi bakirinda ikigare. Inshuti mbi nta kintu zakugeza, aho kugira ngo inshuti mbi kugeze ku kintu ahubwo igusubiza inyuma. Wowe icyo usabwa ni ukumva ibiganiro bihindura mind yawe, ibitekerezo byawe n'imyumvire. Urakaza neza kuri channel yanjye. Amazina nitwa Jonas. Ntujye utakanza subscribe, like, comment na share ku nshuti zawe no ku miryango.